mu rugendo rwo gukizwa hari ibintu byinshi ngenda nsobanukirwa. Muri ibyo rero harimo no kumenya yuko Satani adashobora kukureka gutyo ngo ugende adafightinze, atarwanye kugira ngo akugarure mu bucakara, mu bubata bw'ibyaha. Yeah, that's a fact. Niba wariyemeje gukurikira Kristo, ukamwiyegurira, ukamuha ubuzima bwawe bwose, ntabwo bivuze yuko Satani atazabura kugutera, atazabura gukoresha uburyo bwose kugira ngo agusubize mu byaha. Kuko ntabwo ingabo z'abadayimoni bakunda kuba hano hanze bazerera, baba bashaka imibiri baturamo mu bantu nk'uko byanditswe. Ni ukuvuga ngo rero igihe wiyemeje gukurikira Kristo, Satani azagerageza kukwizirikaho, ashaka kugusubiza mu byaha, ariko ntuzamwemerere. Inyuma ni habi, nta gusubirayo. Turakataje, turakomeje imbere, dusingira icyo Kristo yadufatiye. No turning back. Komera ushikame. Yesu yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpio. Yaduhaye ubutware bwo kunesha Satani igihe tumwizeye tukamwiyegurira, aduha imbaraga. Iringire Kristo yanesheje Satani. Byanditswe byarabivuga yuko yamanutse ikuzimu amwambura urufunguzo. Nta butware na butoya dufiteho. Yaranesheje, yaratsinze, ni muzima, yarazutse, yicaye iburyo bwa Data. Niba utuneshereza niwe mbaraga zacu, igihe tumwisunze aratuneshereza, akatubashisha kunesha ibyaha byose biba bishaka kutwizingiraho. Mwiyegurire nawe, umuhe byose, umwiringire, azagushoboza. N'igihe wagize intege nke, ntukiruke ngo uhunge Kristo. Buri gihe cyose ujye uza imbere ye. Nk'uko umwana w'ikirara yagiye akazimira, ariko akigira inama ati, reka nsubire kwa Data, ndabizi azanyakiraho kugira ngo ngumye kuragira ingurube. Nk'uko byanditswe hano. Nawe ntuzajya ukora amakosa, ugakora ibyaha, ugasubira mu byo wanga. Ntukabigumemo, ahubwo ujye wegera Kristo, nawe azakwegera akubabarire, kuko turacyari mu bihe by'imbabazi. Igihe ugihumeka, ntukicireho iteka, ujye wegera Umukiza. Ahora yiteguye kutwakira, akaduhanaguraho ibyaha twakoze. Nicyo cyatumye apfa. Yapfuye aziranye nawe kugira ngo twebwe abari abo kurimbuka duhabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu ni mwiza, Yesu ni muzima. Abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Abamwizeye bose bazimana nawe mu bwami bw'amahoro adashira. Nta kintu na kimwe gishobora kumudukuraho. Mwiringire maze urebe ubuzima bwawe uburyo abuhindura. I can assure you that. N'imibabaro ntizabura nk'uko yabisezeranyije. Ntabwo ari ibyishimo gusa n'imibabaro baririmo, ariko kubera ko tuba turi kumwe na Kristo, byose tubitambukamo mu mahoro tunezere, kuko Kristo ni umwami w'amahoro. Haleluya. Nawe utaha mwari kumwe nanjye Mimi.